babifashijwemo na Kiliziya Gatolika Diocese ya Byumba. Ni inkuru tugezwaho na Theogene Twibanire. Ubusabane hagati y'abana n'ababyeyi bwabanje kunyura mu isengesho ndetse no gusangira Pasika. Byaberaga muri paruwasi ya Mutete muri Kiliziya Gatolika. Kuri abo bana hari umwanya wo guteta ku babyeyi babo no kubagaragaza ko bishimiye umwanya babahaye noneho batagiye muri shuguri. Ariko Dukundimana Pascaline w'imyaka 14 ufite ababyeyi bombi batuye mu kagari ka Nyarubuye mu mudugudu wa Kavumu mu murenge wa Mutete, ijwi rye ryumvikanamo akababaro kenshi ko kuba yaracikirije ishuri kubera ubwumvikane buke bw'ababyeyi be. Byambabaje kuba nabonye amanota yo kujya ku ishuri kubera amakimbirane yaje hagati y'ababyeyi banjye bikarangira ntagiye kwiga kandi narabishakaga. Kuri mikoro za RBA abana bavuze ko bababajwe cyane nuko hari bagenzi babo hirya no hino babayeho nabi, bakaba bari mu ngaruka z'umwiryane n'amakimbirane biri mu miryango yabo, maze babasaba gukundana kugira ngo babone uko bakunda abana babo. Ikintu twabwira ababyeyi bacu ni ukugira nyine bakajya bafatanya hamwe, nyine bagashyira ibintu by'umuryango bakabishyira ku murongo, bagatera imbere no mu bukirisitu. Nyine hari amakimbirane umwana yitakariza icyizere, nta butumwa aba agifite, ubuzima bwe yumva bwararangiye. Ariko nk'iyo mu muryango harimo amahoro umwana afite icyizere. Binyuze muri gahunda ya Mureka Abana Bansange, Padiri Augustin Nzabonimana ukuriye umuryango Caritas wateguye ubusabane yavuze ko imbaraga zose bazishyize mu kubaka umuryango mbere y'ibindi byose. Rero usenya umuryango washenye umuco, hari n'umuhanga wabivuze ko ishaka gusenya civilisation cyangwa gusenya sosiyete uhera ku muryango. So ubwo rero murumva ko dufite impungenge, ariko ibisubizo birahari kuko n'ubutumwa Kiliziya yihaye by'umwihariko Diyoseze Gatolika ya Byumba byo kwita ku muryango. Dufite gahunda zitandukanye kwita ku muryango mu ngeri zose, kwita ku bana, kwita ku rubyiruko no kwita ku makupure abashakanye. Tubaha serivisi rero zitandukanye. Ibi twakoze uyu munsi no kwita kuri ba bana, kuri wa mwana, ariko hari na gahunda dufite zo kwita ku babyeyi babo, nibyo twita ihuriro ry'ingo. Ariko no muri porogaramu nayo icyo twita celebrating families, ni imiryango mbese ishobora gutanga ubuhamya bwo ku muryango uko abashakanye bagomba kubaho, kandi bakanadufasha nanone kugenda bakemura amakimbirane agenda agaragara muri izo ngo. Ababyeyi bafite imiryango itarangwamo amacakubiri bahigiye kwigisha bagenzi babo. Ntekereza ko izo nyigisho zirahari, wenda natwe bari hafi y'umuryango tukanabegera natwe. Theogene Twibanire, Mutete.